Yes, turabashuje inshuti bavandimwe muhererose mu mpane z'isinge ubasuhuza ndi round more 777 kuri mikoro ndabakunda cyane. Reka mbibutse kubanza gukora subscribe, hanyuma munakoresha na comment, hanyuma dukomeze kugenda tubagezaho inkuru z'ubwenge ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye kuri channel yanyu. Mu byukuri reka tubabwire bimwe mu bigize ijambo Perezida Kagame yavuze, ndetse ni ikintu gikomeye cyane yemereye Abanyarwanda nyuma yo kurahirira manda ye ya kane. Yagize ati mwampaye amahirwe y'icyo cyizere, ibyo twifuza byose tuzabigeraho. Nyuma yo kurahirira manda ya kane, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze amagambo akomeye cyane buri muntu wese agomba kugira ikintu asigaranamo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarahiriye manda ye ya kane nka Perezida w'u Rwanda, aho nyuma yishimiye Abanyarwanda icyizere mu byukuri bamugiriye, abizeza ko ibyo bifuza byose bazabigeraho. Mu muhango waranzwe n'akarasisi gakomeye cyane ka gisirikare imbere y'Abanyarwanda ibihumbi za mirongo, bari buzuye muri sitade n'abakuru b'ibihugu bya Afurika barenga 22. Paul Kagame yavuze ko hari igisobanuro cyimbitse mu mibare yagaragaye mu bihe byo kwiyamamaza mu minsi ishize n'ibyavuye mu matora, kuko muzi neza ko yatsinze ku kigereranyo cya 99.18%. Kagame yatsinze amatora yo mu kwezi gushize kwa karindwi kuri 15 z'ukwa karindwi 2024 ku majwi agera kuri 99.18%. Indorerezi zo mu miryango mpuzamahanga ndetse n'izo mu bihugu bya Afurika zavuze ko aya matora yagenze neza cyane muri rusange. Gusa abatavuga rumwe nawe ndetse na leta, nk'uko dukesha iyi nkuru BBC yakomeje kugenda bitangaza, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko intsinzi ya Kagame ari we uyigenera ubwe, nyuma yo gukoresha ingufu mu gucecekesha abatavuga rumwe nawe. Ariko ibingibi mu byukuri bikaba ari bya bindi usanga abantu bakoresha umugani mu Kinyarwanda ugira uti ubuze icyo atuka inka aravuga ngo dore icyo gicebe cyayo. Mu byukuri ukaba usanga rero ari bya bindi by'amagambo, aho ubundi abari mu Rwanda mo imbere basobanukiwe neza icyo Kagame ari cyo kuri bo. Mu ijambo Perezida Kagame yavuze ko mu myaka 30 ishize u Rwanda rwageze ku bintu birenze byari byitezwe. Ati birenze by'amagambo yasobanura ushingiye ku hantu twaturutse, ndetse abantu benshi bakaba bemeza yuko u Rwanda mbere y'imyaka 30 cyangwa se mu byukuri mu myaka 30 ishize rwaba rwaratangiriye kuri zero ndetse munsi ya zero. Ubu ngubu bigendeye kuho u Rwanda rugeze ku mpuzandengo y'ibintu u Rwanda rumaze kugeraho, mu byukuri umuntu akaba atabona amagambo abisobanura. Yongeyeho ati iyi manda nshya rero hagiye gushya. Ati iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho. Kuki se n'ubundi tutarenza ku byo twakoze, kubitekereza ndetse no kubitekerezo abantu bagiye batanga ku byo twagezeho n'ibyo twakora? Tugomba kurenza, ntabwo ari ukurota, birashoboka, twabikora kandi tuzabikora. Mu ijambo Perezida Kagame yakomeje kugenda ageza ku baturage banamugaragariza urukundo by'indengakamere. Mu byukuri uyu musaza arakunzwe cyane. Dr. Paul Kagame arakunzwe haba mu gihugu imbere haba hanze y'igihugu, usibye nyine yuko amata nyine tabura ikintu kiyacugusa mu baperezida bose baba baje muri uyu muhango wo kurahira. Mu byukuri tukaba tutabonyemo Ndayishimiye Evariste wa Perezida w'u Burundi, ndetse ntitubonemo na Etienne Kisegedi Chilombo wa DRC Congo. Mu byukuri ibingibi bikaba bigaragaza yuko mu byukuri nubwo ibintu byaba biryoshye gute hataburamo akantu gatoya, kandi ni nabyo nyine bigenda bivugwa yuko iyo umuntu ari gukora ibintu bihambaye mu byukuri ugenda ubona yuko hari ababa bashaka kumurwanya, ariko ikigaragaza umugabo nyamugabo nuko yirengagiza abantu bamutera cyangwa se batuma yacika intege, hanyuma we agakomeza agakora ibyo agomba gukora. Ese mu byukuri waba wibaza uti ni ibiki muri kino gihe Kagame yaba yemereye Abanyarwanda?
buri muntu wese yifuza kumenya mu by'ukuri ese ni iki cyihariye cyangwa se cy'umwihariko mu by'ukuri dogita cyangwa se nyakubahwa perezida Paul Kagame yaba yemereye Abanyarwanda biciye muri manifesto y'ishyaka ryamamaje FPR Inkotanyi kuri manda atangiye ya 24 2024-2029. Ibi ni bimwe mu by'ingenzi Kagame yemereye Abanyarwanda. Mu by'ukuri natwe turakomeza kugenda tubagezaho umunsi kuwundi kandi tukazanagenda tubakurikiranira nimba koko ibyo yabemereye, uretse ko n'umugabo utajya ugaragurika ku ijambo, kandi mu by'ukuri tugomba kwizera yuko azanabibagezeho kuko ibyo yabagejejeho birenze ibyo bari biteze. Icyambere, kugeza amazi n'amashanyarazi aho ataragera ku kigero c'100%, aho buri munyarwanda wese, kabone n'ubwo waba utuye za Kanjongo, kabone n'ubwo waba utuye za Gitabura, kabone n'ubwo waba utuye za Nyamunzenga, aho hose yabemereye yuko agomba kubagezaho umuriro w'amashanyarazi ku kigereranyo c'100%. Icya kabiri, kubaka amazu ahendutse mu korohereza abantu kubona amacumbi mu mujyi wa Kigali cyangwa se no mu mijyi igenda ifasha Kigali kwaguka. Mu by'ukuri ibingibi bikaba ndetse ari n'intumbero y'iki gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'uko abantu bagiye baciriritse kubona aho barara bigenda bibagora, ndetse ukaba unasanga imirimo yabo ahanini ibyo bakora byose birangirira ku icumbi. Mu by'ukuri rero iki ngiki nacyo kikaba ari ikintu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemereye Abanyarwanda ko agiye kubaka cyangwa se gufatanya n'Abanyarwanda bakubaka amazu ahendutse mu korohereza cyane cyane ab'urubyiruko kugira ngo babone amacumbi mu mijyi. Icya gatatu, kuzamura umusaruro w'umuhinzi ku kigero c'8% buri mwaka. Muri iyi myaka 5 tuzabona nibura kuzamuka k'umusaruro w'umuhinzi ku kigereranyo c'8% buri mwaka. Ibi ngibi ni ibintu bihambaye cyane kuko usanga hanini abahinzi ndetse no mu bihugu byagiye bitera imbere, usanga abahinzi aribo bagiye bateza imbere ibihugu byabo, kandi ukanasanga abahinzi mu by'ukuri aribo bafatiye runini mu bijyanye n'ubuzima gatozi bw'igihugu ndetse n'abaturage. Rero Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yavuze ati mu by'ukuri mu byo bemereye by'umwihariko no kuzamura umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi ku kigereranyo c'8% buri mwaka. Ubu ngubu tukaba tuzabona ukuzamuka ku kigereranyo nibura cya 40 kirenga 40% mu gihe cy'iyi manda y'imyaka 5 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarahiriye kuyobora 2024 kugeza 2029. Ikindi kintu rero cya kane mu by'ukuri yaje kuba yemerera abaturage b'u Rwanda ku kigero mu by'ukuri abantu bose bavuze bati wow, mu by'ukuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika azanye impinduka zirenze kuva mbere hose. Mu by'ukuri kuzamura umusaruro w'inganda ku kigereranyo cya 13% buri mwaka. Utekereza iki kintu mu by'ukuri yuko ari ikintu cyumvikana mu buryo busanzwe, ariko ni n'ikintu gihambaye kubera yuko n'ubundi turabizi neza ko mu Rwanda hariho gahunda ya Made in Rwanda mu buryo buhambaye mu rwego rwo kuzamura uburyo bw'imikoreshereje y'ibintu bikorerwa mu Rwanda. Ariko noneho Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yemereye abaturage yuko ibingibi umusaruro w'inganda ugiye kuzamuka ku kigereranyo cya 13% buri mwaka, 13%. Icya gatanu rero yaje kuba yemerera abaturage b'u Rwanda nuko agomba guhanga nibura imirimo 250. Can you imagine? 250 buri mwaka, imirimo mishyashya, imirimo itarigeze ikorwa mu gihugu cy'u Rwanda, imirimo itarigeze iboneka ku isoko ry'imigabane ndetse n'igurisha, imirimo mishyashya, yaba imirimo y'ubukorikori, yaba imirimo mu by'ukuri namwe murabyumva uburyo buri muntu wese hano mu gihugu cy'u Rwanda muri iyi manda y'imyaka 5 hagiye kuboneka imirimo isaga miliyoni nibura 250 y'imirimo mishyashya
igiye kuvumburwa ndetse igiye no guhangwa hano mu Rwanda. Icyo ni kimwe mu bintu nyine yemereye abaturage, cyane cyane ababyiruka, bitewe nuko nawe ko yakomeje kuvuga ati ni mwebwe mwe mubyiruka, ni mwebwe tureberaho kuko dushaka kubaraga igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko twabyiyemeje. Kandi mu by'ukuri bimwe no mu bigize indahiro ye yagize ati ntabwo nzigera nkoresha ubu bubasha mpawe mu nshingano zanjye bwite cyangwa se mu nyungu zanjye bwite. Aranagira ati mu by'ukuri ibi nimbirengaho nzabihanirwe n'amategeko. Rero natwe reka dutega amaso ibi bintu yakomeje kugenda yemerera abaturage, cyane cyane twebwe ababyiruka. Ikintu cya gatandatu rero yaba yemereye Abanyarwanda ni ukubaka no gusana hafi kilometero 1,100 by'imihanda ya kaburimbo. Ibintu bihambaye cyane mu by'ukuri, ibintu ubumva yuko ari ibintu bidasanzwe muri iki kiringo cyangwa se muri iyi manda y'imyaka 5 iri imbere. Tukaba tugiye kubona imihanda hafi ya yose, naho ngaho utuye mu makaritsiye, naho ngaho munyura mugiye kuvoma, naho ngaho munyuza inka. Uyu munsi muri iyi myaka guhera uyu munsi kugeza muri 2029 mukazaba mubona imisozi yose mu by'ukuri iriho imihanda ya kaburimbo. Kubaka no gusana hafi kilometero 1,100 kilometero 1,100 z'imihanda ya kaburimbo. Icya karindwi yaje kuba mu by'ukuri muri bimwe yaje kuba yemerera abaturage ni ukurangiza ikibuga cy'indege cya Bugesera. Kurangiza ikibuga cy'indege cya Bugesera ni uguhesha igihugu agaciro, kubera ko tuzi neza yuko ikibuga cy'indege cya Bugesera mu by'ukuri kizajya kinyurwaho n'indege nibura zisaga 460 z'indege buri munsi, zaba iz'ubwikorezi, zaba iz'abakerarugendo, zaba iz'abagenzi zisanzwe, zaba indege mpuzamahanga n'indege zisanzwe mu by'ukuri, zaba indege z'abantu ku giti cyabo. Mu by'ukuri ibi ngibi bikaba ari ibintu bishimishije cyane. Ibi ngibi bikaba ari ibintu bimwe yagiye akomozaho avuga ati ibi ngibi bigomba ndetse kurangira mbere y'imyaka 2-3. Ikindi, ishuri ryigisha gutwara indege no gucunga ibibuga byazo. Wonderful! Iki kintu mu by'ukuri abantu benshi bakaba bakishimiye cyane mu buryo bugiye butandukanye, bitewe nuko mu by'ukuri wasangaga abantu benshi batwara indege zaba izo mu Rwanda ndetse n'indege zaba iziza hano mu Rwanda, zaba iza gisirikari, bajyaga kwigira hanze, bajyaga kwigira mu mahanga. Ndetse ukanasanga umubare w'Abanyarwanda bakora aka kazi k'ubupilote ugasanga mu by'ukuri uri hasi cyane. Ugasanga indege nyinshi harimo n'iz'u Rwanda zitwarwa hanini n'abanyamahanga, cyangwa se n'umunyarwanda ubirimo yamaze umwanya munini cyane ataba mu gihugu, yaragiye kwiga ibijyanye no gutwara indege. Ariko ubu ngubu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, intwari yacu, akaba mu by'ukuri nacyo yagikomeje avuga ati tugomba kwihutisha iki gikorwa, nacyo kini gikorwa remezo nkenerwa cyane. Mu by'ukuri ukaba usanga urubyiruko rugiye kubona amahirwe yo kwisanga mu by'ukuri ari abapilote, bikava ku gutwara imodoka, bikava ku gutwara amamoto, bikaba bigeze noneho no gutwara indege. Tukaba twanasaba tuti ndetse n'amashuri yo kwiga gutwara ubwato, dufite ibiyaga mu by'ukuri nabyo byakomozwaho. Ibindi rero mu by'ukuri tukaba tugenda tubibagezaho mu biganiro byacu bigiye bikurikira, kubera yuko turahababereye kandi turahari ku bwanyu. Reka rero dukomeze n'iyi nkuru dukesha ikinyamakuru cy'Abongereza BBC. Kikaba cyakomeje kigira kiti sosiyete sivile, inteko ishinga amategeko hamwe n'itangazamakuru nibyo bigira uruhare mu gukurikirana ibyo abari ku butegetsi basezeranya abaturage. Tukaba rwose tuvuga tuti sosiyete sivile y'Abanyarwanda, inteko nshinga amategeko hamwe n'itangazamakuru, niyo mpamvu nari mbabwiye nti natwe turahababereye. Tuzakomeza kugenda mu by'ukuri dukurikirana akantu ku kandi yuko ibi ngibi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaje kuba yemerera abaturage, mu by'ukuri nabo bakorana bazakomeza kugenda babigeza ku baturage nk'uko baba babyiyemeje. Ntiwakwambura abantu ubwenegihugu ngo mu by'ukuri ubishyire kuri Kongo, kuri DRC Kongo. Perezida Kagame yavuze ko amahoro mu karere ari ikibanze ku Rwanda.
gusa ko yakomeje kubura mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri bitewe n'izi ntambara tumaze iminsi twumva, aho FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo n'imiryango mpuzamahanga yaje kubafasha bakomeje kurwana intambara y'inkundura hagati yabo n'abarwanyi baye mu 23. Abategetsi ba DRC Kongo bashinja ubutegetsi bwa Kagame gutera igihugu cyabo buciye mu mutwe wa muvoma 23. Ubu igenzura igice cy'intara ya Kivu ya ruguru nyuma y'imyaka 2 mu ntambara. Mu ijambo rye Perezida Paul Kagame yasobanuye ko amahoro yifuzwa mu karere batazayahabwa n'umuntu uwo ari we wese w'ahandi nubwo yaba akomeye ate, mu gihe abo bireba mu buryo butaziguye badakoze igikenewe. Ibi ngibi Kagame nabyo akaba yabigarutseho mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri haveho ibihuha cyangwa se utugambo tugenda tuvugwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, bavuga yuko mu by'ukuri haba na Perezida Etienne Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeza kugenda ata mu majwi ngo Perezida Paul Kagame niwe umugabaho ibitero n'ikini nawe ukomeza ngo kubuza umutekano muri Kongo. Ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri bikaba bikomeza kugenda bisobanuka uko umunsi ugenda uha uwundi. Perezida Kagame asanzwe ashinja ubutegetsi bwa Kongo kunanirwa gukemura ikibazo cy'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakorerwa ihohoterwa mu ntara za Kivu. Abandi babaye impunzi kimwe mu ntandaro yo kubaho k'umutwe wa M23 nk'uko abawugize babyivugira ubwabo. Mu by'ukuri tukaba tuzi neza yuko abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi mu by'ukuri noneho by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo ari u Rwanda rwabohereje muri Kongo, ahubwo amateka ubwayo niyo nyine yagiye atuma haba gukatwamo imipaka mu nama y'Iberire mu gihe Afurika yagabanganywaga bagira ngo bayikolonize, haba mu by'ukuri n'ibyo byose byagiye bibaho bitewe n'intambara, haba ku bwa Mobutu Sese Seko wazabanga, haba ndetse n'abamubanjirije. Mu by'ukuri ukaba usanga ari bimwe mu bintu byagiye bituma abo bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abo bakunze kwita abanyamurenge, mu by'ukuri ugasanga bagwiriye cyane muri muri aka karere ka Kivu. Mu by'ukuri ukaba usanga rero abenshi baba batazi n'imvo n'imvano yo kuba abantu benshi cyangwa se abo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barisanze muri Kongo. Ahanini byagiye biterwa no gukatwa kw'imipaka, hanyuma ugasanga abantu bamwe baraba mu gihugu kimwe bisanze mu kindi gihugu. Kagame yashimiye ba Perezida Joe Lorenzo wa Angola na William Ruto wa Kenya, bombi bari kuri stade Amahoro ku muhate wabo w'ubuhuza muri iki kibazo cya Kongo ndetse n'u Rwanda. Yongeraho ati amahoro ntabwo yakwizana, twese tugomba kugira uruhare rwacu no gukora ibikwiye ngo tugere ku mahoro arambye. Iyo ibyo bitabaye niyo mpamvu abantu bahaguruka bakayarwanira n'uburenganzira bw'abantu. Nta mahoro nyayo yabaho niba ubwo burenganzira mu by'ukuri bwa muntu budaharaniwe ndetse ngo bwubahirizwe. Ntiwakwima abantu uburenganzira ku bwenegihugu ngo utekereze ko uzabikira. Hagomba kubaho kumvikana, ndetse nyine ubwo ngubwo akaba wenda ahangaha mu bijyanye n'ubusesenguzi bwacu bwite, ahangaha akaba yashatse kuvuga yuko muvoma 23 cyangwa se mu 23 M23 ndetse na FARDC cyangwa se guverinoma ya Kongo bakaba bagomba kwicara ku meza bakaganira, bakumva neza icyo bagomba gukora kugira ngo aya mahoro ndetse n'uburenganzira bwa muntu bwabo Banyarwanda, abo bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge, baba bahunze bamaze ibihe byinshi mu bihugu by'ibituranyi ndetse no mu mahanga, baba ndetse n'aba bari
bari kurwanira uburenganzira bwabo kugira ngo na bene wabo babone agateka kazina muntu, mu by'ukuri bagomba kwicara ku meza amwe bakaganira hagashakwa icyakorwa. Mu by'ukuri bikaba byanasobanuka neza kuko mu by'ukuri byumvikana neza yuko icyabuze hagati haba Etienne Tshisekedi yaba n'aba bayoboye umutwe wa M23 mu by'ukuri hakwiye ibiganiro kugira ngo haboneke inzira inoze y'amahoro arambye muri aka karere k'ibiyaga bigari. Perezida Kagame yavuze ko Abanyafrika igihe cyose bagiye barwanya akarengane, avuga ko nta masomo dukeneye ku buryo bwiza bwo kukarwanya. Birazwi neza yuko mu by'ukuri ari twebwe Abanyafrika turenganwa, ni natwe mu by'ukuri tugomba kurwanira uburenganzira bwacu nk'Abanyafrika. Nta yandi masomo yaba abantu bo mu mahanga yaba imiryango mpuzamahanga, ni twebwe ubwacu tugomba kurwanira uburenganzira bwacu n'agateka kacu kazina muntu. Igihugu cyacu kizaguma mu mahoro uko byagenda kose. Perezida Kagame ibi nabyo yabyanzuye ubwo yamaraga kugenzura ingabo ndetse n'abapolisi bari kuri stade Amahoro, yemeza neza ko uko byamera kose igihugu cyacu kigomba kuguma mu mahoro kuko mu by'ukuri birakwiye, kuko we yanemeje yuko uko byamera kose intambara bazajya bajya kwirwanira aho iri. Twebwe dufite agahugu gatoya, nta mpamvu yo kukatsaho umuriro. Bo bafite ibibuga binini, nyine nuko byamera kose niho intambara zizajya zibera. Iyi nkuru rero nkuko tuyikesha BBC, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda ruri mu mahoro kandi ko ruzaguma mu mahoro uko byagenda kose. Mu ijambo mu by'ukuri yavuze ari no kwizihiza ijambo yavuze harimo no kwizihiza umunsi wo kwibohora mu by'ukuri ndetse n'igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30, yavuze ko u Rwanda rugomba kuguma mu mahoro uko byagenda kose. Baba batwifuriza inabi, baba bashaka gufatanya natwe kurwanira amahoro ndetse no kuyasigasira no kuyagumana, amahoro akomeze abane namwe mwese Banyarwanda, namwe Banyarwandakazi, baba bari mu Rwanda imbere, baba bari mu mahanga. Turabakunda kandi turahari ku bwanyu. Reka mbibutse gukora subscribe ndetse share, like, comment, utubwire munsi aho ngaho, nibura utubwire uti, andika muri comment uvuga uti mu by'ukuri nanjye neguriye umutima wanjye kwigishwa. Dukomeze twiga iby'ubwenge, dukomeze tubane mu mahoro, kandi ushaka amahoro arayasigasira, arayaharanira, akanayirukankaho mpaka ayashyikiriye. Ngewe rero ukomeza kubagezaho ubu busesenguzi bwa nyabwo ku makuru ari kugenda acaracara ku bitangazamakuru mpuzamahanga, byaba ibyandika ndetse n'amateleviziyo mpuzamahanga. Ni Lion Damour 777 the mic. We love you so much. Bye bye. Ciao ciao. Hasta la vista. We love you enough.